perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame, njyewe iyo murebye nkareba ibyo avuga, nkareba ibyo akora, mubonamo ubuhanga bwinshi, mubonamo ubuhanga, ubwenge, mubonamo sindabubona ku bandi ba perezida no kubayobora u Rwanda. Ntabwo ari twebwe bifitiye akamaro gusa, kuko njye rero ntabwo nabitindaho. Kuba yaremeye ni umugisha wacu w'Abanyarwanda, kuba yaremeye ni umugisha ku bihugu byo hanze bya Afurika no ku bihugu by'i Burayi, kuko iyo atemera twese kwa turaba tugize ute, tubihombeyemo. Birirwa bamuvuga, bamuririmba, birirwa bamuvuga mu binyamakuru, mu maradiyo mpuzamahanga, bega niwe baba bagize ikiganiro. Turi kuwa gatatu, amaradiyo n'ibinyamakuru mpuzamahanga bamwiriweho. Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mwebwe mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugeza hano kuri Dushime ibyagezweho TV muri rusange. Rero mbasuhuje muherereye mu bice bigiye bitandukanye cyane, mbifurije amahoro y'Imana. Imana ikomeze ibabe hafi kandi ikomeze ibarinde cyane aho muherereye hose. Rero nkuko bisanzwe njyewe bategurira nkabagezaho ibiganiro bitandukanye cyane, banyita Shema Pride. Imbere rero muri kubona imbere ya kamera ya Dushime ibyagezweho TV no mugabo musanzwe umenyereye mu biganiro bigiye bitandukanye cyane, tugenda tugira nawe umunsi ku munsi bitandukanye cyane, bamutadiriye n'ubundi nk'ibisanzwe ngombwa kongera kwivuga n'ubundi muramumenyereye. Adiriye natangira musuhuza amakuru bimeze gute? Amakuru ni meza. Turi gushima Imana, yego, kandi tugashima ni n'abayobozi b'igihugu cyacu, barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika, kuva ku mudugudu kugeza kuri nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndi kubasuhuza n'abagize inzego z'umutekano bose cyane, ndi kubasuhuza n'abaturage bagenzi banjye bose mu 1,300,000 z'igihugu. yego, nabo ndi kubasuhuza, mukomere cyane. yego, rwose cyane wikije ku kantu bavuga ngo inzego z'umutekano. Burya inzego z'umutekano ni inzego zikora akazi gahambaye zifatanyije n'izindi nzego muri rusange, gakomeye cyane, kugira turiho turi mu mahoro nta kibazo, umuntu akabyuka nta bwaserera. Rwose ubona yuko inzego z'umutekano rwose turabasuhuje, abantu rwose bakora mu nzego z'umutekano bumve yuko tubasuhuje kandi rwose mukora akazi kenshi cyane, Imana izanabibahembera. abari mu Rwanda, muri Mozambique cyane, n'ahandi hose muri Central Africa no muri Ubanza no muri Mali, rya muri Haiti, si muri muri Haiti, ni muri Amerika y'Amajyepfo. Ibura ni muri Amerika y'Amajyepfo, muri Haiti. Rya aho polisi y'u Rwanda ikunda kujya hitwa muri Haiti. Ni muri Haiti buriya. Muri Haiti buriya niho bakunze kuba bajya mu butumwa bw'amahoro. None ubwo ni ukuvuga ngo polisi yacu yagiye no gutabara i Burayi. Muri Amerika ahubwo si Burayi. Muri Amerika. Muri Amerika hari ariko ngo dufite inzego z'umutekano zidadiye, zimeze neza. Zimeze neza cyane. Ntabwo nari nzi ko ingabo zo muri Afurika zajya gutabara i Burayi no muri Amerika. No muri Amerika cyane rwose bajyayo muri Haiti, n'uburiya ni igihugu cyo muri Amerika. Ariko ntabwo ari ingabo zacu z'u Rwanda zahiswemo gusa, kuko arizo baba babonye zifite ubuhanga n'ubushobozi bwinshi cyane. Buriya kugira ngo umuryango w'abibumbye uhitemo igihugu tuvuge ngo uru rwego rw'umutekano turushaka ahantu, nuko baba babonye ubuhanga, babonye n'inararibonye ryabo kugira ngo babe babasha kujya kubungabunga amahoro aho hantu. N'ubundi ariko buriya nari nakubo mu minsi ishize rwose arano nabonye bona video rwose nabaho hano, ariko narahakurabutswe sinzi ibyo ari byahabera, ariko
byagaragara yuko hari inzego z'ubuyobozi zihari hamwe n'abaturage bishimye mu karere ka Burera. Banzo ndatusogongezeho gatoya n'ubundi abantu bazabikurikira hano cyari bimeze gute ubundi hariya? Hariya byari bimeze neza kuko meya w'akarere kacu ka Burera yari yasuye abaturage bo mu kagari ka Gatsibo. Ngira ngo wabonye ukuntu abaturage bo mu kagari baterutse bamanutse imisozi yose kuva ku mupaka hejuru kumanuka, baje kwakira umuyobozi w'akarere ka Burera. Ariko wumvise ko hari ibyo baba bari kumutuma, mu bafashe amajambo bose baba bari kumubwira bati ugende utubwirire uwo mubyeyi wacu Paul Kagame utabanyagatsibo. Urumva bo baba bari kwivugira ngo abanyagatsibo nyine akagari kabo bati nta n'imfabusa rizavamo ku 15 z'ukwa karindwi, ngo nta n'imfabusa cyangwa se wenda ikisi, mbega nta mpfabusa. Urumva ko wabonye n'ukuntu babiteguye, meya bakamubyinira. Umuntu mwaravuga ngo ukubona twishimye, mudufotore mudufate mwereke Kagame muti uku twishimiye meya wacu wa Burera waje kudusura, ni Kagame twishimiye. Mbese ngo meya ari hariya ni Kagame wari uhari. Bonye kuba bakenyeye amatorero byambariye bari kubyina ngo iyo rwombeke rugumeno rwawe Kagame cyane rwose. Abonye ukuntu neza neza urusekabuye aho ngaho bari barumennye, bari bishimye cyane. Rero bigaragaza ko abaturage bishimiye igihugu, bishimiye imiyoborere myiza y'abayobozi bacyo. Kuko iyo ubona abaturage biremamo amatorero abyina, bakiremamo abahanga, abahanzi, bakiremamo abavuga imivugo, bakiremamo abivuga. Ubonaga ko n'abivuga baba bukereye kandi nta kindi kivugo byabiri gusakazanya. Mbese umwe akivugira uriya akivugira uriya akivugira uriya cyane, ahonaga bibarimo. Biriya ni ukukwereka ngo ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda turabushigikiye. Twebwe abaturage ba Burera turabushigikiye, kuko iyo ubona umuntu buracya ati ngewe ngiye gushinga itorero, urumva itorero ribyina imbyino gakondo z'umuco nyarwanda, itorero ribyina ngo turashima Paul Kagame, turashima leta y'ubumwe, turashima ubuyobozi bw'akarere kacu, ariko cyane cyane bakavuga ngo turashima leta y'ubumwe, turashima leta y'ubumwe irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika intore zirusha intambwe Paul Kagame. Kabona bashinze itorero bifatanyije ari abantu 40, bagatekereza kugura ibikoresho byose ku mafaranga yabo. Nta nkunga basabye leta, nta nkunga basabye akarere, nta nkunga basabye umurenge. Undi akaja kugura imyirongi n'ikondera n'ibiki, ati ngiye guhanga indirimbo zitaka u Rwanda, zamamaza u Rwanda, sibyo? Kandi nawe akabikora nta kiguzi, nta wamuteye inkunga. Biriya bikwereka ko leta ibishyigikiwe na bene gihugu, sibyo? Kuko iyo umuntu atekereje icyo kintu nuko aba yiyumvamo muri we kanejejwe n'igihugu cye, kanejejwe n'ubuyobozi bwe umuyobora cyane. Bityo rero kumva umunezero n'ibyishimo biramufashe biramusaze,
gahita avuga ati aba bantu nabashima nte. Ukuntu nashima nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame nuko namuhimbira akaririmbo, yego, nuko nashinga itorero rikaja rimubyinira cyane, rimushimira, nuko nahanga indirimbo, nuko nagura umwirongi nkaja nguvuza ndi kuvugiramo perezida n'umwirongi. Burya Yesu iyo ubona amakorari ari kuririmba uje umenya ko muri biranditse ngo ni mu muhimbarisha inangana neburu n'amashakwe n'ibiki cyane, inde Yesu cyangwa Imana. yes, N'ubutegetsi bwiza, ubuyobozi bwiza butuma abaturage bamushimisha ibintu byose, kububyinira, kuhimbira indirimbo, imivugo, iki nibyo biba bikwereka rero ko ubuyobozi abaturage babwishimiye babukunda. Noneho meya w'akarere yaza aje gusura akarere, sibyo? yego, Ugasanga abaturage bamwakiye nk'aho ari perezida wa repubulika waje. Ibaze noneho perezida yaje, birabyo ni ibindi bintu. oya wenda nabonye mwarabifashe byose, Yego. sibyo? Wenda mwabishyize no kuri channel, wenda cyamuzabishiraho n'ejo bundi, sibyo? Yego, Bazabireba ukuntu meyaza ahantu mu kagari kuramutsa abaturage no kubaganiza gahunda za leta, akakirwa nk'umwami. cyane, Abaturage bakaza ari ibihumbi aho kuba igihumbi. Ni ikikwereka ko abaturage bishimiye ubutegetsi buriho bw'igihugu cyabo cyane. Noneho ikintu ngiye cyantunguye, nawe sinzi niba nawe warakirebye, kubona umuyobozi nka meya, yewe na minisita, njya mbibona kuba minisita na his excellency, bamenya muri rusange abayobozi bose b'igihugu cyacu muri rusange, hari ukuntu bamaze kwiyumvanamo n'abaturage ku buryo byakugora kubona ahandi mu bindi bihugu cyangwa nk'ahandi hantu ushobora kubona nk'umuturage rwose cyangwa n'umuyobozi bisanzuranyeho bari kubyinana. Nabonaga rwose meya, nkavuga neza kwicisha bugufi kw'abayobozi b'u Rwanda, nkabona rwose ni ikintu gisa nk'aho ari cyiza. Sinzi ukuntu wabibonye, ukuntu umuyobozi yishimana n'abaturage bakabyinana, ukabona rwose ntago afite complex zo kuba ari kumwe. Sinzi ukuntu wabibonye uto byakire gute? Wibuke ko meya kituramutsa Yego. agifata ijambo agiye kuramutsa abaturage ayobora, nako reka wibuke ko bakibona imodoka ye akivamo bahise bamushagara, bamwe baba nk'abatonze umurongo ngo abanyuremo hagati bari kumushimira, mbese bo bamugereranyaga nka Kagame. Yego, uje wabonye ko imodoka ye bayishagaye. Noneho wabonye ko meya mu ijambo yafashe yabashize muri moto ikomeye, kandi nawe arabishimira, arababwira ngo banyakubahwa baturage ba bosi wanjye mu ntegeka b'akarere ka Burera, mu murenge wa Butaro, akagari ka Gatsibo, muraho neza. Iyo umuyobozi w'akarere avuze ngo baturage ba bosi banjye, muri nimwe ba bosi banjye, kandi koko niko nibakorera, wowe uri umuturage, umuyobozi akakubwira ngo uri bosi we, nta munezero wangufata. kikwereka kwicisha bugufi, atarunduje ari kugukanga, ari kugutegekesha ahubwo ukabona ni Imana, nta nubwo yanakwegerana nawe. Wibuke ko yanababwiye ati nyigera muri Burera, mwibuke ko aka kagari ka Gatsibo ariko nagezemo bwa mbere kuganira nawe. Wabonye amashi bamwakira cyane ko arongera ababwira ati rero nje ntabwo ndi wa muntu, ntabwo ndi meya wo mu biro, ndi meya wo kubegera. biragaragara, Batubushi ubutaha nzagaruka duhurire kwa uriya musozi hejuru,
aho bita Rwabutama yego niho inama tuzayikorera. Wabonye ukuntu abaturage bishimye, barishimye, abaturage bakavuga bati twaduheruka meya nkawe ku bwa Sembagare. Siko bamwe bamubwiraga bati Sembagare niwe wadusangaga hejuru iriya n'umudamu witwa Florence. Si babivugaga beruye bati na wa mudamu muremure warugiraga nk'imitsatsi. Abaturage bakabivuga, si wabibonye cyane. Bati none rero nyakubahwa meya, nuza iriya hejuru iwacu noneho uzasanga kwa guteke ibigori n'ibirayi. Rero birani bigaragaza ko abaturage babishimiye ubutegetsi buriho cyane. Ahandi irindi jambo nagaruka yanavuze rinakomeye cyane, ati baturage inshuti zanjye, ati bantu mwese nyobora cyangwa dukorana umunsi ku munsi, ati mwande kura nago. Iryo jambo rirakomeye buriya, mwande ati muramutse mundekuye nahita iryo jambo nahoze nditekerezaho cyane, ndavuga nti ibintu ko uraza no kurisobanura aho ngaho, ati mwandikura ntabwo mwarekura umuyobozi wari wese muri iki gihugu yago cyane. Dushaka kugira ngo unabisobanure umuntu kurya ashobora no kubivuga, ati baturage mwandikura ntabwo ari umuyobozi muri rusange. Ariko wibuke impamvu yanavuze ibyo, hari irindi yahereyeho rivuga ngo akigera inaha muri Burera iminsi amazemo, yego tubanye neza abaturage, sibyo, nkoresha uko nshoboye. Atariko hari aho nigeze kugera mu murenge runaka, umuntu arambaza ngo niko meya, yari umunyeshuri, umwana muto yakunda byuka yavuze yuko yagiye mu kigo cy'ishuri, umwana akamubaza ngo sukomeza ngo waje uturutse, waje kuyobora Burera uturutse. Yego wibuke ko ariho yahereye aravuga ngo uwo mwana mbajije ibyo numvishe ku ruhande rumwe narabyishimiye, ariko ku rundi ruhande numva harimo akabazo. Umwana yashaka kumenya naje nturutse he, hari mutoya, ashobora kuba hari abantu bakuru yanyuzeho bari kubivuga ngo uyu meya wa tutazi wenda uyu meya wavuye he nibite, sibyo? Yego. Rero baturage ba Burera, abandi banyarwanda muri rusange, w'akarere kanyu ndi umuyobozi w'akarere kacu ka Burera, kandi aho naje nirutse hose ni mu Rwanda, ni muri Burera, ni muri Musanze, ni muri Nyabihu, ni muri Kigali, naje nturutse mu Rwanda, ndi umunyarwanda. Yego. Niko yashubije nde uwo mwana, baramushubije ngo naje nturutse mu Rwanda, sibyo? Kandi nundi niho ndi. Kandi ubundi niho ndi. Rero mwa abaturage ba Burera mwe munyiyumvemo, ndi wanyu mwandikura nagwo cyane. Ko yavuze ko yivugiye rwose. Rero muri make rwose icyo cyahariya ndumva wenda nyishubije. Yego rwose byagenze neza, ni ibintu wabonaga rwose abaturage cyangwa se abantu bishimiye ko bari kumwe n'ubuyobozi baganira nabo muri rusange. Ariko n'ubundi turi kwitsa aho ngaho, reka tunakomereza aha ngaha. Harabura amezi 2 gusa, amezi 2 gusa, ubwo ndatekeye na amezi 2 ubu ngubu, none harabura amezi 2 afunze kugira ngo mu Rwanda habe amatora muri rusange. Ariko n'ubundi ibikorwa by'amatora byo byaratangiye gutegurwa, umunsi ku munsi birategurwa. Amezi 2 muri rusange, no kuvuga tariki 15 z'ukwa karindwi uwo munsi nibwo tuzaba dutora umukuru w'igihugu muri rusange uzatuyobora muri manda nkuko twabyifuje, akongera akaduhagarara muri aya matora. Ati yani nk'umutura Rwanda wabyakiriye gute muri rusange? Jewe nabyakiriye neza, kuko n'ubundi nari mbikeneye, kuko n'ubundi nari mbishaka.
kandi twese abanyarwanda twabyakiye neza. Wibuke ko hari igihe cyageze abanyarwanda twese tukajya abenshi tukajya ku nteko ishinga amategeko, abataragezeyo baratumye, yego nje nigereyeyo, ndetse ni nanjye wabaye uwa mbere mu kwandika ibaruwa nsaba ko perezida wa repubulika itegeko nshinga rimubongamira ryahinduka ingingo y'101 agakomeza kuyobora u Rwanda. Nigira kuri televiziyo y'u Rwanda no kuri radiyo Rwanda. muhe mwaka ngira ngo ni muri 2014 hari. yego Noneho wibuke ko ibyo byose byemejwe, amabaruwa yabaye menshi. Nkanjye nari nyoboye abacuruzi ba Butare, icyo gihe nari ninja wari umuyobozi w'abacuruzi ba Butare abikorera bose. Navuyeyo bambonye kuri radiyo na televiziyo najanye ibaruwa yanjye ndi uwa mbere, mbese nawe nk'utunguranye mu gihugu. Abaturage bose bati ngeze Butare, bati natwe kuduhagarariye nka perezida wacu w'abacuruzi, kuki natwe dushaka kujana iyacu, reka twandike utujanire iyacu. Twandikiye sena, abadepite, tumenyesha na perezida kugira ngo ibaruwa batayinyuza ku ruhande. Rero hashize igihe inteko iraterana, icyo gihe nari nicaye mu b'imbere mu nteko ishinga amategeko hari hakurya, ndi kureba ko buri cyacyanjanye, nari ndi kureba umudepite uratorangoye. Urumva? Buriya nicyo cyacyanjanye, kureba umudepite uratorangoya, kuko iyo hagira abatorangoya turazi neza ko turataha turi gusaba gusesa inteko nshinga amategeko yose. n'abanyarwanda bayishyiraho ariko kuko abanyarwanda twese niba twabisabye turi 10,000,000, ubwiganze burabarwa cyane. abo badepite rero badusuzuguye turabeguza, nuko nitwe tubashyiraho rwose, natwe twabakuraho. ndabashimira rero ko baduha agaciro. yego turi ba bosi babo nk'uko meya yabivuze, icyo tubasabye nicyo bakora cyane rwose, baratwumviye. nyakubahwa honorable Kalisa Mbanda uhagarariye senateri, abasenateri, uhagarariye sena, na nyakubahwa madamu honorable Mukabarisa Donatille, nje nifotozanyije nawe Mukabarisa Donatille. icyo gihe urumva yambaye n'ijipo y'umutuku, nkubwize n'ukuri twari fotozanyije nk'umuturage wabaye mu ba mbere. iyo foto bumwe nyikubitaga kuri sitati, nibyo babandi bavuga ngo nakubitaga kuri sitati ifoto z'abayobozi, nkababwira none mubaga muri kujya nshireho gisekedi. ariko ni byiza. urumva? naba ngize amahirwe nk'ifotozanya n'umuyobozi wanjye ninyikubiteho kubera. ariko iyo uyikubiseho nta kibazo uyikoresha, utagenda ubwira umuntu ngo reba shango ndi nanuza ngo mukubitire ubusa, kibazo arihe? icyo gihe rero ndashima abadepite, abasenateri batwumviye, nk'uko abivuze na FPR iramutanga. mbere y'uko imutanga ubwo yamanje kuganira nawe, arega nawe na FPR cyane. urumva? ni nawe FPR ahubwo mukuru, arabyemera. rero byaradushimishije cyane. kandi arega ndagira ngo mubwire bwana munyamakuru, perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame, njyewe iyo murebye
nkareba ibyo avuga, nkareba ibyo akora, mubonamo ubuhanga bwinshi, mubonamo ubuhanga, ubwenge mubonamo sindabubona ku bandi baperezida bo muri iyi si uretse Paul Kagame. Kandi no kuba ayobora u Rwanda burya no kuba ayobora u Rwanda ntabwo ari twebwe bifitiye akamaro gusa kuko kuba yaremeye kwemera kongera kuyobora u Rwanda bidufitiye akamaro nk'u Rwanda n'abaturage barwo, ariko bikongera bikakagirira n'amahanga ndetse n'isi muri rusange cyane. Iyo mvuze amahanga ubwo ni isi yose cyane, sibyo? Kuko abameze nka Perezida Kagame baboneka hake ku isi. Ndabubwiza ukuri. Igihe rero ntabwo nabitindaho, kuba yaremeye ni umugisha wacu w'Abanyarwanda, kuba yaremeye ni umugisha ku bihugu byo hanze bya Afurika no ku bihugu by'i Burayi. Kuko iyo atemera twese kwa turaba tugize ute, tubihombeyemo, sibyo? Yego. Niyo mpamvu rero tugomba kumushyigikira twivuye inyuma, kugira ngo akomeze ayobore u Rwanda, ari nako n'amahanga amwungukiraho, sibyo? Yego. Kuko ntabwo ari twebwe Abanyarwanda gusa dushaka Kagame Paul, sibyo? Yego. N'isi yose iramushaka. Niyo mpamvu tutagomba kwirara, niyo mpamvu tutagomba gukora ibimunaniza, kuko tumunanije isi yamwitwarira. Uretse ko atayemerera akunda u Rwanda, ariko bashobora kumugira ngo ni perezida w'isi yose, ugasanga tugiye kuja turamubona bitinze. Nagume twiyoborere byo by'isi, reka cyane. turi abana bariko njewe wampa abana bangana guca ngo mbayobore nkifuza kuyobora abahandi. Rero reka akomeza tuyobore n'abahandi baryeho. Yego. Sibyo? Rero kubera ko atari rukwe tumushaka gusa, n'isi ikaba imushaka ubwayo, ngira ngo wenda ujya wumva hirya no hino ku isi birirwa bamuvuga, bamuririmba, birirwa bamuvuga mu binyamakuru, mu maradiyo mpuzamahanga. Mbega niwe baba bagize ikiganiro wenda mu minsi isize harya ubu turi kuwa kangahe? Turi kuwa gatatu. Turi kuwa gatatu. Amaradiyo n'ibinyamakuru mpuzamahanga bamwiriweho bamuvuga, berekana ijambo yavuze, ijambo yavugiye mu gihugu cyitwa ngo niba ari Iriyade, ijambo yavugiye mu gihugu cyitwa, igihugu cyitwa Iriyade kibaho, Iriyade ngo niba ari muri Sarabiya, Iriyade Sarabiya, Arabia Saudite. yavugiye ijambo ry'igikuke ryiza cyane nonosoye. Mbega ararivuga ku buryo ryatumye ibinyamakuru mpuzamahanga, amaradi, niwe gitaramo. Nje nkunda gukurikirana
kandi ikintu nsigaye ndishimira ni uko Imana yagiye iri kugenda iranyigisha n'agafaransa n'akongereza. Kugenda ndi kubimenya nakuri radio nkumva avuzemo Kagame ngo very good, Kagame ngo nkumva bari kumuvuga ibigwi cyane. Niyo mpamvu rero none se wenda reka nkubaze. Yego. Nese ugira ngo niwe perezida wari uhari gusa muri iyo nama? Wenyine? Ahubwo nuko ari wavuze ijambo ryiza risobanutse. Yego. Sibyo? Burya umusitari mukuru yageze ahantu abaga mukuru nyine akumaga kwamamara. Hajya muri iki gihugu cy'u Rwanda umusitari mukuru wo wavugwa ushobora kugera ahantu abantu bose bakamushagara ninde? Koko mana nyiri wa mbere ngo norucabana His Excellency Paul Kagame. None se kwagera no mu mahanga akaguma ku musitari, yagera i Burayi akaguma ku musitari. None ubwo icyo gihugu cya Arabia Saudite harya ubwo kiri mu Burayi. Arabia Saudite biba muri Aziya, kiri muri Asia. Rero ntabwo ari we perezida wari uhari wenyine, ahubwo sibyo nuko ari wavuze cyangwa burya hari aho ugera ukavuga ijambo abantu bakumva ni ijambo ribakoze ku mutima, sibyo? Nuko ari wavuze ibyiza kandi akabivuga neza, sibyo? Kandi aho hose urabona ko perezida akunda gutumirwa kenshi muri isi, aratumirwa kenshi. Aho atagiye yoherezayo nyakubahwa minisitiri w'intebe wa wundi mperutse kukubwira ngo nyakubahwa Dogiteri Ngirente Edouard Ngirente. Imana nawe yamuhitiyemo Kagame, yamurebye. Ndi kukubwira ngo ni umuhanga koko cyane, sibyo? Rero hari benshi batumiwe cyangwa hari benshi batatumiwe, ariko bakarobanuramo perezida wacu, kuko mwisi abaperezida bose baramushaka. Afite inama nziza, afite ibitekerezo bizima, sibyo? Atumirwa kenshi, sibyo? Kuko arakenewe, hari icyo bamuvomamo kizima, siko bimeze? Yego. Hari icyo bamuvomamo kizima babuze ahandi, bakakivoma muri perezida Paul Kagame. Ubundi perezida wacu afite ukuntu Imana yamuremye. Rero ukuntu Imana yamuremye ntabwo wabyigana, nta n'uzabishobora. Yewe n'abo banyaburayi bafite ibihugu bikomeye nta n'uzamushobora, sibyo? Kuko Imana irema umuntu ku giti cye, imurema uko ishaka, sibyo? Ikamuha n'impano ishaka abandi badafite, ku buryo utamwigana ngo ubishobore. Kuko Imana yaduhaye ubwenge, kandi iduha nuko tugomba kubukoresha. Ariko yageze muri perezida Kagame Paul, wagira mbese ngo yamuremye imaze nk'ukwezi mu mashengesho. Kuko ubuhanga afite, ubuhanga yamuhaye, sibyo? Imuha impano, imuha ubwenge, imuha uburyo bwo kuvuga. Bega
imuha urukundo ku buryo yamuhaye umutima mwiza, ntawamwigana ngo abishobore, sibyo? kuko ni Imana yamuremye neza maze irangije. Imana ni Imana, Imana irakomeye. Imana imuremera umufasha umukwiye ari we Jeannette Kagame. Yego. First lady. Uje ubona uriya mubyeyi Jeannette Kagame, uje umubona, ariko ubundi Imana burya yari izi ko Perezida Kagame azaba perezida, ikimureba yamuremeye umufasha umukwiye, sibyo? Irangije imuha kubyara agaheka, kandi imuha urubyaro rwiza, urukumva. Jya mbona wa muhungu we mukuru Cyomoro. Umunsi gumwe nzamushaka, nzamusarane musuhuze, wenda ninkora mu biganza bye nzaba nkoze mu byasi. Ndamureba ukuntu afite ubwenge, ndamureba ukuntu yitonze, burya koko imfura ingana na se. Noneho nareba wa mukobwa ngo ni Ange Kagame, dore atuye hariya hakurya, dore n'ubu ndi kuhareba. Umva we wagira hari sizizi niba rero uko bahabaye uburinganire, nta mugore nta mukobwa ugihezwa mu gikari, ntaki. Ange Kagame umva afite ubuhanga busesu bukaze. Ushaka kumubona ngo ni umukobwa cyangwa ni umugabo, kuko ubuhanga bwe burimo byose n'ubwenge afite. Noneho Imana yaramuhaye n'umusirikare, umukomando, mubona ameze gutya. Imana yaremye Kagame neza. Ni Liyotena yani Kagame. Ngo ni inki? Liyotona. Ntabwo heruka kumva kuja kuri YouTube. Yani Kagame. Ayi wewe. Yani Kagame. Jewe mva nkubwire. Je nkurikiranaga buriya niyo mpamvu. Buriya mu bintu byatumye mvugana Imana. Madushime ibyagezweho TV. Yego. Horaga ndakurikirana ibipinga ibigarasha biri kudutukira perezida, biri kudutekera igihugu, nkumva nanjye nkabura aho mbibwira. None ubu narahabonye, ubu ni munezero gusa. Nkakurikirana hano Kagame yajya hana abana be nkabona kuri YouTube. Yego. Rero ubu aho mperukira kureba kuri YouTube, uwo muhungu wa Kagame ntabwo ari Liyotona, ubu ni kapiteni, yambaraga n'ingofero itukura. Namubonye bwa mbere aho yambaye ingofero itukura. Yego. Ubu ngubu muri no minsi hari aho nakuruye ngo banza yagiye mu bajipe barinda Kagame. N'ubundi ari mu bajipe barinda Kagame. Rero yabagiye mavuye mu bambaraga ingofero zitukura. Yego. Bariya bambaraga ingofero z'umutuku uramenye ngo batandukanye n'abambaraga izindi. Yego. Barango burya barakaze. Military police. Wasi military police yambara ingofero z'umutuku. Ni mwavagamo na military. Ariko ngo bari ubumenyi bafite ngo bubaga busumbyeho ubw'abandi. Mbese ngo ni nk'uko amapeti garushanwa. Yego. Irya mbere rikaba ari General Furu. Yego. N'irya kabiri ubwo no mu basirikare harimo abataka nyine bakaze bajaga kugwana aho rwananiranye bitewe na departement zabo. Uwo rero irani Kagame yani nawe ari muri abo ngabo rero barinda his excellence. Rero mu by'ukuri yego, ndashimira Imana muremye neza, imuremera n'umufasha imukwiye, imuha urubyaro rwiza. Njyewe njambwira abantu, hari abantu bajya bihakunyataka nk'umuyobozi
kubera nk'umuyobozi nabonye hari ibyo yatujuje, nabonye hari ibyo yakoze nabi, nkamubwira ati nyakubahwa aha ntabwo byaboneye. Umuyobozi yakora nk'agakosa namubwira akananira nkamutangira amakuru, yaje kumenya ko ari Diriyani watanze ayo makuru cyangwa icyo akanyishyiramo akansebya, yagera nko mu nama kubera ko jewe hari inama naba nemerewemo kuvugamo kurema, akamfataho ijambo akabwira abayobozi bahuriye mu nama ngo hari umuntu witwa Diriyani yarananiranye cyangwa se yigira guca cyangwa se akore, kandi ari kumbeshero ari kunsibira amayira kugira ngo ninza ndababwira ibinyoma bye baje bumva ko ari amakosa, baje bumva ko ari wa Diriyani wananiranye, kandi Diriyani ndi nama y'Imana nkundi igihugu, sibyo? Ahubwo nanga uwasubiza inyuma ibyo twagezeho, sibyo? Rero ariyo mpamvu mba nsaba ngo kwirinda kunaniza. Burya iyo uri umuturage ukananiza mudugudu, ukananiza gitifu akagari, umurenge, meya, guverineri, burya ubunanije perezida. Rero kubera tuba dukunda perezida nk'abaturage, tuba tugomba kugandukira abayobozi tukabumvira, kuko umuntu Imana yaremye guco mu buhanga bumeze guca, ikamuha n'ubwo bwenge, ikamuremera n'umufasha umukwiye Jeannette Kagame, ushobora kumutobera cyangwa kumuvundira cyangwa kumutunga urutoki ukahagwa, kuko Imana yamuremeye ibyo byose byiza n'umutima mwiza n'urukundo, yamuremeye yamuhaye n'abarinzi bamurinda, abo twakwita ingabo zo mu ijuru n'abamarayika. Afite abamurinze bo ku isi, ariko ku ruhande hari abarinze Kagame, umukozeho umunanije ni ukuhagwa. Niyo mpamvu bamwe ujya ubona Imana yabavumbuye ko bashaka kumunaniza, kumuvangira, kumuvundira, Imana ikabamuha, Imana ikamubwira ati Kagame uwo muntu umubitse hariya, umujane muri Nkumba mu itorero, umujane muri Mutobo, mu muhugure asubire mu murongo. Niyo mpamvu wumva hari n'abashobora gupfa urupfu rutari rwagera. Imana yego ruba rwageze ku Mana, ariko Imana ishobora kureba ikabona ko uyu muntu azavangira umwana wanje Kagame, ubwo iyo ni Imana. Noneho kubera ko uyu muntu azavangira umwana wanje, reka mbe mukejejeho. Rukumva rero umuntu Imana yatunze urutoki, kirazira ko umuntu Imana yahaye ijambo. Hari agakorasi turirimbaga ngo, sibyo, ngo iyo Imana iguhaye ijambo urarigira, ngo kandi ngo Imana igutereye intebe uricara ukegama. None umuntu yabikuvanaho iyo ntebe Imana yagutereye cyo kitaragera. Rero niyo mpamvu dufite amahirwe ko tumufite, ko dufite nde? Paul Kagame. Kandi hari n'abantu buriya uzareba, hari n'abantu bameze nk'impumyi, bameze nk'impumyi wagira ngo barahumye. Mu buhe buryo? Bameze mbese ku buryo ntago wenda reka tuvuge ngo hari abantu bameze nk'ababana n'ubumuga bwo guhuma, bwo kutareba, bwo kutabona, sibyo? Batabona ayo mahirwe dufite yo kuba dufite Paul Kagame. Abo nabita impumyi, sibyo? Umuntu ufite uburwayi bwo kutareba. Kuko kuba dufite perezida mwiza nka Kagame,
twakagombye kubyishimira. Twebwe twabibonyemo, sibyo? Twabibonyemo umugisha, twe twabibonyemo amahoro, twe twabibonyemo ibyishimo kuba dufite Kagame mwiza, twe twabibonyemo ko ari uw'ingirakamaro, twe twabibonyemo guhagarika jenoside kwe, twabibonyemo ibyiza byinshi amaze kutugezaho. Tugomba kubivuga. Abo b'impumyi bakareka kubivuga, twe tukabivuga. Urukumva? Tukabivuga, abanzi bakamikwa, abandi bakajiginwa. Yego. Tukabaratira Paul Kagame Imana yaduhaye. Tukabwira tuti aho muribesha nta n'icyo muzageraho, sibyo? Yego. Kuko twasanze ari umuyobozi ukwiriye u Rwanda. Ukwiriye iki? U Rwanda. Kandi ukwiriye n'isi yose. Ni umugisha Imana yaduhaye. Rero iyo Mana yamuduhaye nakomeze atuyobore, nakomeze ayobore u Rwanda n'amahanga abyungukiremo, sibyo? Yego. ariko reka nkwibariza akabazo wenda. Yego. Ngiye kukwibariza, sibyo? Ubu nkutumye ngo genda unshakire isoko umuntu yaguramo umuntu umeze nka Kagame, waribona? Nubwo wenda ikiremwa muntu kitagurishwa, ariko biragoranye kuba wabona umuntu umeze nka His Excellence Paul Kagame, kuko hari umuntu uyobora akayobora ibintu yize mu bitabo, wenda kuba yarize amategeko, ariko His Excellence Paul Kagame iriya ni impano, ni ubuhanga, ni ubwenge Imana yamwihereye. Okay. Rero ubwo tutabonamo iryo soko, tutabona ahantu wamugura, sibyo? Nakomeza tuyobore, turamushaka, turamukeneye. Ejo bundi ku itariki 15 z'ukwa karindwi tumuhundagajeho amajwi 2014, tumuhaye imyaka 2024, tumuhaye imyaka 5. Yego. Ayirangize twongere tumuhe iyindi 5 cyangwa 7. Tukumvikana? Nabyo birashoboka rwose. Erega ntabwo adutegeka. Meya yavuze ngo iki? Ngo turi bande? Twe ba boss abaturage. None ko yabivuze si ejo bundi ba boss abaturage turategeka Kagame iyo myaka irangiye, tuguhaye iyindi 5 tukongeye kontara. Uyu mwana akoze neza umuha byinshi, uyu mwana kubashura umubyeyi umuha byinshi. Turakumvikana cyane. Iyo nk'ubu umukozi akoze neza arazamurwa, iyo umusirikare akoze neza ahabwa irindi peti. None rero twewe turabakoresha ba Kagame, turamukoresha, sibyo? Nitwe tumuha akazi, twe dutuma abona akazi, twamurekura akagwa nk'uko meya wa Burera Mukamana Sorina yabivuze. Karakantu ni keza, siko bimeze cyane. Bityo rero twe turacamufite, ntabwo dushaka kumurekura atagwa, ahubwo ubu tugomba kumureresha amata y'ubwoko bunyuranye, za nido, ikivuguto. Bega madamu we iyo ari mu rugo, madamu wa Perezida Kagame ngabaga ari kubagara uturima tw'igikoni, ngari kubagara uzingarira atagasi nka bamwe bari gukira ejo ugasaga bari kwica ku baturage. Ngafite n'agakonzo
iwacu kakandi kabagaraga imboga nanga ibishimbo karabahingisha bari gutera gasongoye ngazagama kabagara imboga je hari umujepa nyibwiriye urumva yarambwe umujepeti umva ko birashimishije disi kumva yuko nabaye hantu nagiye isi yose nigeze kurindaho kwa Kagame kubaho kwa Kagame ngajambona umugore wa Kagame ari gukubura ngajambona umugore wa Kagame ari kubagara utuboga ariko ngajambona ari kurundarunda uturima tw'igikona ari gusoroma imboga gateka nimbega kwicisha bugufi ni namwigeho byinshi n'umugore wanje jamubwira ni mana byatumye mbana neza n'umugore wanje birebeye kuri madamu wa Kagame niko mujepe yambwiye yego none rero nitwo ba boss be sibyo kandi tumaze no kubona ko nta hantu wamugura kuko ubundi Imana itanga uko ishaka sibyo yego nakomeza tuyobore ni ukwiriye u Rwanda nkuko nta soko twamuguramo turacamukeneye nubwo yagera mu myaka 100 agifite imbaraga tugomba kumusindagiza turikumvikana Museveni kafite 100 si ntayoboye ariko ko mukinaka Museveni bari hafi gufunga 100 buri myaka mike pe none se ayoboraga nabi none Kagame afite 65 nukuvuga ngo Imana igumaga kumugira umusore ariko umuntu uravuga ijambo amahanga gatetema uzi ngo ko bamwibazagaho ngo nk'abaperezida babyibushe babiriye bafite inda zigezeye ngo hari nk'umuperezida uvuga ariko uyu wenda ntago nabivuga nk'uko babivugaga nje perezida wacu ndamukundaga ariko uyu mugabo reka mbivuge gucugura ahita wumva uko bavugaga ariko uyu mugabo ngana utya udafite n'ibiro 70 ati tizisi kweli uyu mugabo Imana afite adafite ibiro 100 kafite nka 60 50 uyu mugabo Imana yamuhaye ubwenge kukitwa itabuduhaye niyo mpamvu urabona u Rwanda bari kwisukiranya bari kuza kumuvomaho ubwenge none muri Kongo cyangwa mu Burundi cyangwa hehe sari ryashiraga umwaka nta mu perezida ugezeyo n'imyaka 5 none mu Rwanda ukwezi kurashiraga se bura rero ni isoko bavomaho yataraba president haba haje inzego z'umutekano ngo zo mu gihugu cya Sudani isoko ngo zaje kwigira ngo ku nzego z'umutekano z'u Rwanda none ni isoko bavomaho Imana yateretse mu Rwanda ari we Paul Kagame ibihugu bije biza kumuvomaho mbega tw'abaturage twamurekura ntabwo rero twamurekura sibyo kuko Imana ire mu kwishaka sibyo yego kuko ejo bundi aherutse kuvuga mu gihe cyo gusoza icyunamo yavuze uburyo yababariye umuntu wamwice niba ari mubyara we burize ko ushaka gusanga uwo wamwiciye n'ababigizemo uruhare yarabahaye n'akazi wari uzi ko ubu ngubu bashobora kuba yaranabahaye n'akazi bakora akazi bari no mu buyobozi bari ashobora no kumuha n'akazi mu bye cyangwa mu bindi atunze kuko ntabwo abika inzira nta mutima mubagira ariko ni cy'amahanga n'ubundi yibaza ukuntu abantu bakoze genocide bakagenda bagakura igihe mvuze perezida bakagaruka bakaba mu buzima busanzwe ibyo ngibyo rwose nta utabyi wakumva yuko u Rwanda rwose ruyobowe mu buryo bwiza cyane agira umutima mwiza sibyo
agira umutima mwiza, azamura abantu, azamura ubukungu bw'igihugu, sibyo? yego Akazamura abantu atavanguye, sibyo? Abanyarwanda ndetse n'ahandi, sibyo? yego Buse umuntu umeze utyo, ufite imiterere imeze gutyo, ubumenyi bumeze gutyo, ubwenge bwe, ubushishoza, mbese uko Kagame aremetse bitandukanye n'abandi bantu, bitandukanye n'abandi ba perezida, sibyo? yego Imana niyo yabikoze, tugomba kumukunda cyane, sibyo? Nubwo yamara imyaka 110 nangane ngaha atukiyoboye, icyiza nuko ibyo tumuvomamo akamara dufitiye ari twe abanyarwanda tubizi, sibyo? Rero nge nishimira ko leta y'u Rwanda natwe abaturage tumukunda, ikaduha n'uburenganzira bwo kuvuga ibyo dushaka, sibyo? yego Nk'ubu wenda nk'urugero turi kuvugana sahi, sibyo? Ariko mu by'ukuri hakagombye abavuga nabi igihugu ku ma YouTube nibo benshi. Nashishikariza abaturage bandi bagenzi banje nabo baze tube benshi kuri YouTube, tuvuga ibyiza by'umubyeyi wacu Kagame, tuvuga ibyiza bya guverinoma yacu, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, tuvuga ibyiza by'inzego z'umutekano w'igihugu cyacu, sibyo? yego Noneho tuganze babandi, tubaganze, sibyo? Mbega nge numva kuvuga kuri perezida wa repubulika umbajije ngo yemeye kutuyobora, yemeye kujya kwiyamamaza, wabyakiye ute? Dushaka kwanasoreza, nabyakiye neza, umutima wanjye uratuje, uranezerewe, ke n'abanyarwanda bose umutima wabo uratuje cyane rwose. harakabaho Paul Kagame, harakabaho Imana yamuhanze, yamuremye, ikamuremera umufasha umukwiye, nyakubahwa Jeannette Kagame, kandi ikamuha n'urubyaro rumubereye. Ndayishima Imana, mfasha uzamura ikiganza tuyihe icyubahiro. Nta n'irindi jambo ndongeraho cyane rwose pe, nta n'irindi jambo ndongera uretse kumbwira ngo nsenge. yego n'ubundi turi no gusoza, nyaboneka nk'uko Adriane yakomeje abivuga, ibindi uzabimbaza ikindi gihe. nk'uko Adriane yakomeje abivuga, mwabyumvishe muri rusange, atubwiye uburyo we yiyumvishije muri rusange, n'abanyarwanda nabo hari bamwe nabo biyumvishe nk'uko Adriane rwose yiyumvishije. Ariko n'ubundi turi no gusoza, hari umuntu umwe twigeze kuganira, ni akablage gatoya turi gusoza, ariko ni umuntu umwe twigeze kuganira avuga ngo uzi ko ariko muri Bibiliya ngo handitse ngo hari agahugu gatoya ukazavamo kuri iyi si, n'u Rwanda ngo kakayobora, ngo amahanga yose, ako gahugu kazaba ari gato muri ayo mahanga yose, ariko ngo ako gahugu kaba ariko kayobora ibihugu byose muri rusange, n'u Rwanda. ndamubaza ati se ibyo ni ibiki? arambwira ati ariko uzi ko bishobora kuba ari u Rwanda. Ndamusobanuza, arambwira ABCD, ati rwose urebe, ati inama nyinshi ziri kubera he muri Afurika, ati si mu Rwanda, ati aransobanurira, ati rebe ikipe ya Arsenal, ikipe mu Bwongereza ikomeye, yambara u Rwanda, za Paris Saint-Germain, ibintu byinshi bikomeye ku isi, ni byinshi. Ariko se wabivuga wabivamo wa muhungu? ndavuga nti byanze ariko nzamuga n'ibyo wari uri kuvuga nawe rwose bifite aho bihurira n'ako kantu. Mureke rero bashimire mwebwe mwari mukurikiye Dushime Ibyagezweho TV nk'ibisanzwe, kandi nyaboneka mbasaba umusanzu ukomeye no kugira ngo dukomeze dushyigikire ibyo u Rwanda rumaze kugeraho, dukomeze dushyigikire ibyo twagezeho. Umusanzu wawe ukomeye ni ukanda subscribe, tukazajya tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye cyane. Nsoza reka Adriane, nshaka kugira ngo nasengere u Rwanda, usengere n'abayobozi b'igihugu cyacu, unasengere muri rusange isi yose kugira ngo ibone abayobozi bameze nka His Excellence Paul Kagame. Dusengere. Imana Data, Imana Umwana, Imana yaturemye, Imana yaduhanze,
Imana yaremye u Rwanda, Imana yaremye Kagame Paul na madamu we Jeannette Kagame, maze ikabaha n'urubyaro rwiza. Imana yaturemye ikatugirira neza. Muri uyu mwanya turagushimye, turaguhimbaje, habwa icyubahiro. Waduhaye ibyiza byinshi Imana, waduhaye Yesu, ntacyo utadukoreye. Urangije uduha perezida mwiza wo kutuyobora neza tukanezerwa. Rero Mana yacu yirirwa ahandi igataha i Rwanda, byaba ngombwa igatahana abanzi b'u Rwanda. Turagushimye, turaguhimbaje. Tukweretse imiryango yacu yose kugira ngo ukomeze uyirinde uyigirire neza. Tukweretse nyakubahwa perezida Paul Kagame n'umuryango we, ukomeze ubarinde. Mana yacu, nsabye ubwenge n'imbaraga kugira ngo ukomeze ubihe umwana wawe ukunda nyakubahwa Paul Kagame, akomeze ayobore u Rwanda neza, maze isi nayo ikomeze ibyungukireho imuvomemo. Rinda igihugu cyacu Mana, inzego z'umutekano zihe igihugu, uzihe imbaraga. Inkike z'igihugu cyacu zose zirindwe nawe, maze uwagambirira kuza kutubuza amahoro aturutse hirya umufate miri, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mureke mbashimire rero, amahoro y'Imana akomeze abane namwe.